kose nta kibazo mfite habe na kimwe kandi ndifuza ko twambwira icyo ushaka numva shaka ko ahubwo se twabaye turetse ukaburetse kujya ku kazi tukabanza tukaryamaho gatoya nkakubwira none se mbwira cyagiye duherukana ugenda cyagiye wabajije kugenda ariko po ubona umuntu mukuru buri ikintu cyamurara ari iki narakururuje nyine buriya Nyabugogo ntiwagiye urushya abantu babwira ngo mfasha agira gutya uri kubyumva mwirwa mungambanira amanywa nijoro ako se nkugambanira nabi ndagira ngo umugabo Diane ndamukunda uramukunda ntabwo aramvamo nta nubwo azigera amvamo kubera ko azagaruka ndabizi zamutegereza igihe icyo ari cyo cyose uri kubyumva mwirwa mungambanira amanywa nijoro ako se nkugambanira nabi ndagira ngo umugabo Diane ndamukunda uramukunda ntabwo aramvamo nta nubwo azigera amvamo kubera ko azagaruka ndabizi zamutegereza igihe icyo ari cyo cyose mama Dia mana ibintu naboneye nahanga umaze no guhinamirana byararangiye gihora ahubwo se dore cya gipapuro ngiki ariko nakuyeho cya gishu iki ngiki ni kiro cya gishushanyo cy'ubutaka bwose urabona bwa butaka bwacu bwose uko bushushanyije dore cya ubu nabivanye muri garafeze nkuraho kino kugira ngo nkwereke noneho nicyo cyabonetse dore rero mama Diane ikibazo cyabaye bya bipapuro byandikishije ikaramu bya bindi byaho bagabaniye karavuye naho bangabaniye nayangarigari yawe nta bihari byari byandikishije ikaramu ubwo uzi ikintu nakibonye ngira ngo cyagenda nikabuye kuri telefone hino harabimbwiye ariko ngire ngo dore uriya muhungu Petero niwe wabinzaniye ngo akana ko kwa Makurata n'ibishishi ko kwa Makurata ngo kageze gutya kuko agura impapuro nyina ko ababizi ngo asigaye akora burope none ngo agiye kugira ngo arebye ngo igipapuro cy'ubutaka ngo arebye yitegereje ngo abona hariho amazina y'ababyeyi bacu ahita akinza nawe n'umwana mwiza reka ngire ko akinza n'indebye nsanga nicyo neza Madiya nagize amahirwe pe ibintu byari byaragize ariko dore icyo natekereje buriya n'ibindi byose ntibiri kwa Makurata buriya karaveri ntiyabijyanye igihe yacaga urugi akabijyana ariko se nanone ikintu nanditse ko karaveri yaje impapuro narazibuze kera twanavuye nkubwira ko nahize ko nibuka icyo gihe nasohoye ibintu byose ndasohora n'utumvirope n'udufuka nshyira ku muryango ndicara ndasaka impapuro ndazibura karaveri yashize impapuro zarabuze ahubwo sinzi igihe ibintu ni urujijo none sinzi impapuro zageze gute kwa Makurata ntangire icyo kibazo mfite karaveri ntiyarahari ntazibuze mbere kandi rero nkavuga nti buriya yenda hari ahantu yenda narazibagire mu nzu kuri karaveri aciye urugi akaba yacukumbura ibintu byose kubera yabisohoyemo ajya gushyiramo amapanga akaba yazigwaho birashoboka ko ari we wazijyanye bigaragara ko n'izindi ari buzifite kuko nta kuntu byumvikana haboneka rumwe izi eshatu za zindi zandikije ikaramu zikabura urumva se atari uzifite ni karaveri uzifite ngaho reba none icyo kibazo kimeze gutyo n'ubu ngubu ntabwo ibintu bisobanutse kubera ko ibiriziya nizo zigaragaza ukuri kwa nyawo akubwire ko wivunika rwose narinzi ko ari nacyo nampamagariye njye ninzi ko umpamagaye ngo tugabane nyine tugomba kugabana ibintu byose uhora byoroshye tugomba kugabana uburyo ko uyu murimo urimo amabuye y'agaciro ariko se kureba mwene nyuma ngende nkize karaveri uje ejo bundi anatera amahane ateza induru ngende mugabane ahantu harimo amabuye y'agaciro none po kureba ibintu bimaze kugera iwa ndabaga ntega amatwi nkubwira reba igihe umaze hano reba isiragira dusiragiramo duhora hano urabona usanga kugabana nawe iherezo rikabire ko none hakuru zabo Madiya ni gute jewe Paul nafata umurimo urimo amabuye y'agaciro uzihangana uhebe nkaho uko wagafashe ukajugunya n'ubundi umuhereze ni umuvandimwe wawe n'ubwo yaduhemukiye akaza nabi atakagombye kuza kuriya ariko uzabyemera igihe cyose nta nama nziza ungira aho kugira ngo umbwire ngo kora gutya genza gutya ahubwo urasha ese ngubeshe ngo ngumu hano mu cyaro gumuti igihe akazi kawe waragahagaritse ugumudindire nora ari wenyine urumva nta bintu biri kwangirika koko umwana wanje ahubwo wamugana ariko Madiya
wamuganira ikintu ntekereje kandi koko nari nagitekerejeho njya no kwa data wacu nuko wa data wacu agenda awuganira ikintu ugomba kudufasha n'ubundi dore ibintu ndimo ndabihomberamo reka mureke iriya mbwa ariko icyo nakubwira cyo Madiya ibintu ntabwo bizamugwa amahoro none se no yayikuramo amafaranga yagira gute Paul mureke Karavera zahora ari imbwa mbi nyine icyo ibyohombye ni byinshi ibyohombye ni byinshi mureke none hamo ntacyo azamubara n'undi azagoma yifuza nubwo se no mara kumuhazongera yongere nanone asabe ngo bamuhahande mu wamuretsare akaryoshye kadahora mwita amaporo watuje nzahita nshaka icyangombwa cya burundu byihuse ibyangombwa bivuye mu buyobozi naho uzamuharega ntihazamubona Karaveri yabaye igisimba ngo azaza akagira gute Karaveri naho uzamuha ntihazamunyuruza bureba ariko upfa kuzarangiza urwawe kiwe nabwiye data wacu sibyo ari no mpamvu naguhamagaye nababwira ngo uzaze mu rugo kubera ko namushobora ko ibintu byose byagenze nababwira mu rwego rwo kujya dore n'ahanda hatinze nta nubwo yarazigiye naze urumva aragiye nyuma naratinze n'ahanga nababwira dore igihe naze maze guhomba byinshi ubu uzaze uri umuntu mukuru uzi iby'iwacu byose n'ibihindutse uzi ibyo ari byo uze igendemera ahasigaye nemere ngabane tuzagabana uko turi batatu tunganye nawe uhari rwose buri muntu agira he ahandikweho apana ngibyo kongera kwizera mu kirere ngo dufite inyandiko suko hanyuma ubwo rero nuko nabwiwe data wacu arambwira ati nta kibazo n'ubundi oroshye ibintu dore ukurikira muto yarega umurusha ubwenge bura namaze kubona ko yataye umutwe iyo umuntu amaze guta umutwe cyangwa niba ari ubusambo bwamubayemo bwinshi yagiye urarekera ukamureka Saro ugiye kuvoma ko Baho ni bose. yego Amakuru. neza mana yanjye Claudia makuru Amakuru ni meza. Mana ishimwe ndabona warakize Narakize nyine se ntiwarunyishe. wigivuga gutyo nawe mufatana ku musozi muri abantu b'abagabo. ngiye mama wari kumbwira ngo iki ko. nase ntabwo ibi ari wowe wabikoze Karaveri bikora se ko ari byo mba ndi kukubwira erega buriya erega ndanabizi ubugare bwawe nibwo buzagukoraho buriya uri ubyivanzemo koko ushatse wareka ibi bintu bitunabisubireho ubundi uteye ute ubundi wabona abantu bagiye kwica nawe mbashaki muze mbere ko mwicara kubakirana nari ngiye kuvoma se umugore wawe ari. se kandi nabyo bijemo ute tubona nta no hari ahubwo tuje kumureba ahubwo muze se niba mwicara turaza he fungura nyine oya ntabwo twicara no gukingura wese ko muje no bite iki mushaka ngwino tuganire hano si ngombwa tuje kukureba ngo turi Nadia ni iki kindi kandi tuganire ngo iki iki kindi tuganire kare koronko Karaveri wigize ibiki hano wahahinduye wawe neza burundu kabisa kanze ndebe n'agatebe ndabona ahubwo aba bana nabo bakomeza baza hano Nese wanga abana se ntabwo mbanga abana ni umugisha karibu se amabuno ya Diana arajyahora ngaho ni karibu Diana ubwo se bari basanga Diana bafite amabuno kukurenza shumbasha kundenza se Yesu wabana umuragiye ariko ibindi abanyamugi namwe mwarirase yako abanyamugi impanga yo bana yanyumye n'imbabazi nawe uziko rimwe nawe uzaba nka nyoko ubwo se urumva bishekeje n'ukuri kw'Imana none mama se kumuhenangura aho ubonye hose ubone nabura kuba mama rega Diane jya wicecekera ibintu by'umuryango burya biba ari umuryango kandi ahubwo ngenda gusabira ntuzamere nkawe ariko ntabwo wamera nkawe ngese meze umeze ute se nyine ko ari byo mba ndi kukubwira erega wagira ngo warakuze urahinduka wabyirutse uri umwana mwiza nta kibazo ariko ubugari uburyo bwakuje mu byaranye usibye kwitakana mama wowe wari umeze nka sogokuru umeze nka sogokuru abantu bose bantangiraho urugero ko nitonda yewe ukuri pe icyo kintu rwose tubyihorere tubwira aho makuru atayagiye twumvise ngo mufitanye n'amakimbirane tubanze turebe hato mutazanicana ni uri kumushaka se none ibibazo mufitanye nyine ibyo makuru atase mubiza mwute
kubera iki se makuru atigiye twari tubanye si kinini mubanye nk'iki cyawe so wagira ngo nimba mubana nk'umugore n'umugabo wagira ngo nubwo mwese mumeze nk'abantu bari aho ngaho ntabwo ari umuryango akomero karagwira ku buryo ubwo ngubwo muhagurutse i Kigali ngo muje mu bya Makurata na Karaveri oya dufite ibindi bituzanye ibyo mujye muri ibyo bibazanye nayo bya Makurata tuje kubasura nyine mwese bya Makurata kumuhisha se ni ukubera iki muhisha mwiki se niki muhishamo ni n'amafaranga akira mu ikofi ndabona rumaze gufishiraho n'ingufuru umenya yamufungira oya ngiye nari nkinze ngiye kwirebera amaso mu ikarabi abagabo bo mwabayemo hano kano kabonisi kandi kacu kagize aha ibibareba hanyuse niba kanyugo yagaciye urugi Karaveri ibintu byose yaransawe yabimazemo dore ikintu waguze se si ibya data ariko ibintu byasohoye niyo mpamvu waguze karakabonisi ntiwaguze karakaboni ibi ni ibikoresho byose byo by'iwacu ariko ibyo wari utunze Tanzania wazaguze wabishyize ngura ibindi by'iki se ibingibi ntibihari waje kwidusahura wumva nta rugo rutunga urundi narakubwiye ntuzajye wivanga mu bya data ndetse ugira so n'isherekani rero kunaniye narabikubwiye niba ufite aho uvuka ntukivange mu bintu by'umuryango kandi narabikubwiye diatoni Kigali ndi umukobwa w'inkumi ubwiye n'iki kubwo mbuni ngo satani njye wabuguze se cyangwa nushaka umukobwa w'inkumi nushaka ubiki ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngiye uza kuza mu muryango Karaveri umugabo no agaragaza ibikorwa kwisi bikorwa uri mugaragaza n'iby'abagabo ibyo bintu mubizana mu basinga ibyo ntabwo bitureba twe turabanyarwanda ibyo bintu bituzana ni gute ugenda ugatera urugo rwacu nimba wari ugiye kuzana umugore kutaguza ibikoresho byawe wajyaga gufata ibyamamara guhaha arase wowe uteye hejuru ni iwanyu erega ibyo kubwira nibyo bitura dukoresha wese niba ari kwandika ubundi si byo wataye aho wari waragiye iyo ubihambira ukabizana hari se wari wantumye njyewe ibintu narakubwiye ahantu hageze hose arahemuka urumva urabona naho yagiye yarahemutse umenya baramumenesheje ibyo n'amafaranga aho tuzashiduka yetse n'inyonje urumva bimaze kugaragara ko aho ubaye hose uhava nabi njyewe rero reka mbabwire niba muzanye iby'amatiku yanyu hano nitoreye nama y'umuruni ngaho rero umuntu w'umugabo amajerekani avomera mu kwasi none se wazashuka yose amasengeri y'umweru wazashuka yose niba ndi nyoko ubaho bigeze nta nicyo nagufasha urabona mama ukomeje nta bufasha ngusabye nta bufasha ngusabye nawe kandi ntabwo ngufasha iboneza ajya kuzana amazi ibyo byose ni ibyacu birata ubundi se muri gukora cyane mwahise mugiye aha se nahawe njye mfite zanjye matera uzikuye ki wazamukanye umupaka byose yarayisahura heza ariko ndi gushaka iki uri gushaka iki se byose ni ibyawe wehe ese ko heha nukugira genda cyangwa ajya kuvoma mureka agenda ajya kuzana amazi ko muri kugira ngo ahubwo namwe nimuva uva aha ngaha ntaho tuvuye Pasi warankubise Pasi wazanye indaya mu maso yanjye mbabarira bigera naho uza kuryamana n'abakobwa mu gitanda tubanamo nge nawe nashakaga urubyaro sheri nyuma y'uko umugabo akomeje gukubita umugore amuziza yuko atabyara yaje kumenya yuko ari ufite ikibazo cy'uko atabyara bitewe n'uko yikinishije akiga muri segonderi kuribuka ukuntu nawe yankubwira ukuntu nkubitagura umugore wanjye ngo yabuze urubyaro rwose ngo niwe utabyara naramukubitaga amanywa nijoro nanjye ubwanjye ndabyicuza rye njya musaba imbabazi mfukamye kubera kwikinisha nkaba mbuze urubyaro twimagine ese umugore ko ashaka urubyaro ruravaye umva ahubwo uranitonda uzi ko twagiye kwa muganga bakamubwira ikintu gituma atabyara nuko yatangiye kwikinisha akiri muto abazimu bashya ngo ngwiki bakunzi ba filime nyarwanda iyo nigucike yitwa ingaruka y'ikibi ibyo ni kubigirwa na mbere yuko ushaka wemere mama we kuzamuha umuzukuru mbere ko agenda n'ubundi nzabyara reka
none ubwirwa n'iki minsi asigaye none se reka isaha n'isaha ashobora kugenda ariko umva igitekerezo cyanjye nyine si icyo se ikindi nyine urabyemeye no ntabireka bikabaho kiriya giti nkahita nyica umva igitekerezo azanye none se waretse Kadogo akatubyarira umwana ese umugabo we arabyakira gute? kurikirana iyi filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Umurimo TV Rwanda. Reka mbisubiremo, Umurimo TV Rwanda. Akanya tuvugana episode ya mbere yahageze. Buwa mbere mu kwireba ni wibagirwe gukora subscribe.